bana bato, babyeyi bacu, inshuti, bavandimwe, turasuhuza mu izina rya Yesu. Tugiye kuririmba indirimbo iri mu rurimi rw'Ikigande, tukaba twifuza kubibasobanurira mu Kinyarwanda. Igice cyayo cya mbere kiravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, indya ku mbuto ze nziza. Amagambo asubirwamo inshuro irenze imwe aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, arandinda, anyitaho, andinda ku buntu bwe, nakorera ibihembo, umushya se ninde, mpagarariwe n'iyo Mana. Abamukunda turirimbe tuti umwami wacu yaranesheje. Igice cya kabiri kikaba kivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, arandinda, yansezeranyije ko atazana niyo nandi mu byago. Igice cya gatatu kikaba givuga niyo naba ndi mu rupfu, Imana yambwiye ko itazana, sisinzira, sihunikira, ihora iri maso kundinda. Nawe humura, Imana iri maso kukurinda, sisinzira, sihunikira. Mugire amahoro y'Imana.
twiringiye Imana. Nubisi yahinduka iyo Mana nihinduka. Mureke abana basanga Imana, niko Umukiza Yesu avuga, kuko bameze nk'abo bana, ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Yigisha umwana inzira nziza yo kubaha Imana akiri muto, nubwo yasaza ntazayivamo, kandi kubwiyo azarama myinshi. Babyeyi mwibuke yuko muzabibazwa ibyo mukorera abo bana, ari abo mwabyaye cyangwa abandi mutazi, bose ku Mana bitwa abana. Yesu ati nimubareke abo bana baze bansange. Mureke abana basanga Imana, niko Umukiza Yesu avuga, kuko bameze nk'abo bana, ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Yigisha umwana inzira nziza yo kubaha Imana akiri muto, nubwo yasaza ntazayivamo, kandi kubwiyo azarama myinshi. Watoto wa Rwanda, watoto wa Afrika, sisi ndizo nguvu za kesho. Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania, hebu tungane bega kwa bega. Sauti ya watoto isikike na haki zao ziheshimiwe. Fundisha mwana njia nzuri ya kumusujudu Mungu wake, mbele za watu ataheshimiwa na ataishi siku nyingi. Mureke abana basanga Imana, niko Umukiza Yesu avuga, kuko bameze
umugisha w'Imana yacu itanga ubane namwe mwese uzababere uw'amata n'ubuki. Tubifurije uyu mwaka mwiza, umugisha w'Imana yacu itanga ubane natwe twese uzatubere uw'amata n'ubuki. Dukwiye kwibaza impamvu yatumye twinjira uyu mushya turi bazima, aho twarokotse haguye benshi izo ndwara n'inzara n'izo mpanuka. Tubifurije uyu mwaka mwiza, umugisha w'Imana yacu itanga ubane namwe mwese uzababere uw'amata n'ubuki. Tubifurije uyu mwaka mwiza, umugisha w'Imana yacu itanga ubane natwe twese uzatubere uw'amata n'ubuki. Reka tube bashya bereye Imana, nk'uko uyu mwaka ari mushya. Twivugurure, kubaho si ihame, Imana irarinda abazawurangiza, ayo n'amabanga. Tubifurije uyu mwaka mwiza, umugisha w'Imana yacu itanga ubane namwe mwese uzababere uw'amata n'ubuki. Tubifurije uyu mwaka mwiza, umugisha w'Imana yacu itanga ubane natwe twese uzatubere uw'amata n'ubuki. Tubifurije uyu mwaka mwiza, umugisha w'Imana yacu itanga ubane natwe twese uzatubere uw'amata n'ubuki. Reka nkuvuge Yesu, ni wowe wadukuye habi. Iyo utaza gutabara twari guheranwa n'umubi. Narangurura mvuga hose amashimwe y'uko wadukunze. Ukwiriye kuririmbwa, isi n'ijuru bibimenye. Ni wowe wabonye yuko isi yugarijwe n'ibyago, agahinda ndetse n'ishavu. Hari hakenewe kuza wowe wo kutumara agahinda. Ni wowe wabonye yuko isi yugarijwe n'ibyago, agahinda ndetse n'ishavu. Hari hakenewe kuza wowe wo kutumara agahinda. Hari igituma ndirimba, nuko watsinze uwo mugome. Yaguhereye mu buhinja,
twiciriza mu butayu maze utahukana intsinzi twebwe abana bawe tuguhimbaze ni wowe wabonye yuko isi yugarijwe n'ibyago agahinda ndetse n'ishavu hari hakenewe kuza wowe wo kutumara agahinda ni wowe wabonye yuko isi yugarijwe n'ibyago agahinda ndetse n'ishavu hari hakenewe kuza wowe wo kutumara agahinda sobanukirwa neza imikorere ya satani natwe mujye mudusabira tugire igikuriro cyiza dushimwe n'Imana n'abantu maze Yesu nagaruka azasange tumwiteguye ni wowe wabonye yuko isi yugarijwe n'ibyago agahinda ndetse n'ishavu hari hakenewe kuza wowe wo kutumara agahinda ni wowe wabonye yuko isi yugarijwe n'ibyago agahinda ndetse n'ishavu hari hakenewe kuza wowe wo kutumara agahinda ni wowe wabonye yuko isi yugarijwe n'ibyago agahinda ndetse n'ishavu hari hakenewe kuza wowe wo kutumara agahinda turi hafi kugera iwacu hirya y'imibabaro aho twizeye kuzarama iteka
kugerayo. Iwacu hari bugufi, bitegure bugiye gucya. Ambara ibikwiriye ab'ijuru, tugiye kugerayo.
turagushimye kandi turaguhimbaje kuri Imana yacu, kuri umuremyi wacu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro nyakubahwa. Nyaguhora ku ngoma rero, ibyo tugushima ni byinshi. Kubaho kwacu kose ni wowe ubigenga kandi ni wowe uturinda uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya wa nonaha icyo tugushimira ni uko waturinze ukarinda n'aba bana muri iki gikorwa cyiza cyo gutegura DVD Uwiteka mu ndirimbo zo kubwiriza ubutumwa. Ni ukuri Uwiteka, n'ijambo ryawe bashaka ko rimenyekana, abatakuzi bakabyumva binyuze muri ubu butumwa bw'indirimbo. Warinze aba bana rero, warakoze kandi wayoboye muri gahunda zose. Niyo mpamvu winginze ngo abazumva izi ndirimbo bose, twese hamwe nabo tuzahabwa umugisha nawe, kandi ubutumwa tuzakuramo buzatwiteguze kugaruka kwawe. Ubwo uzaza twese tuzasanga twiteguye, tuzahabwa ikamba ry'ubugingo. Ngaho rero shima Uwiteka nyakubahwa, kandi duhabwe umugisha nawe, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.